Hello everyone. Mwiriwe, I'm so happy to stand before you. nishimiye guhagarara imbere yanyu. This time, we are going to open the book of Romans chapter 8. Muri akanya tugiye kumbura mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8. Book of Romans chapter 8 from verse 37. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 37. Romans chapter 8 from verse 37. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 37. Let us read. Reka tubasome. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Oya ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come Komenya neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi, nor height nor depth nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana yacu ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. So many people, they go to church and they try to believe in God in order to get in order to be free from sin. Abantu benshi bajya mu rusengero bakizera Imana kugira ngo bohoke ibyaha byabo. And the people try to find that what is called the truth. Abantu bakagerageza gushaka icyitwa ukuri. The reason why the people try to find the truth is because they know that the truth shall make them free. Igituma abantu bagerageza gushaka ukuri nuko bazi ko ukuri kuzaba batura. As I preach the gospel, I have met so many people, who are suffering from sin. Mu gihe nabwirizaga ubutumwa bwiza nahuye n'abantu benshi bajyaga bababazwa n'icyaha. However, by hearing the gospel, they were able to get the freedom from their sins. Ariko kubwo kumva ubutumwa bwiza bashoboye kubohoka ibyaha byabo. After they get the truth, they got the great joy and the happiness. Bamaze kumenya ukuri bagize umunezero n'ibyishimo byinshi. And then they say that, oh, Pastor, I'm so happy to have this gospel in my heart. Nuko batangira kuvuga ngo Pastor, nishimiye cyane kumenya ubutumwa bwiza mu mutima wanjye. I have been suffering from sin so many years. Nabayeho imyaka myinshi mbabazwa n'icyaha. I lived with the fear and condemnation in my heart, but now I am free from sin. Nabanye n'ubwoba no kwicara iteka mu mutima wanjye ariko ubu nabohotse ibyaha. This gospel is so precious for me. Ubutumwa bwiza ni ubw'igiciro cyane kuri jye. I want to live for the gospel. Shaka kubaho kubw'ubutumwa bwiza. I want to even dedicate my life for the sake of the gospel. Shaka guhebera ubuzima bwanjye ubutumwa bwiza. My time, even my money, even my life, I want to use all these things for the sake of the gospel. Igihe cyanjye, amafaranga yanjye, byose ndashaka kubikoresha kubw'ubutumwa bwiza. Yeah, I have met so many people who testify like that after they received the salvation. Nahuye n'abantu benshi cyane bahamya ibintu nk'ibyo nyuma yuko bakiriye agakiza. But the strange thing is, after some time, this kind of precious heart or the burning heart disappeared. Ariko igitangaje nuko nyuma y'igihe runaka wa mutima ugurumana uza kubashiramo. Really, they had a very precious heart to live for the gospel. N'abantu bahoranye umutima w'igiciro cyane wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Really, they had the great joy and the happiness because of the gospel. Bahoranye umunezero n'ibyishimo byinshi kubw'ubutumwa bwiza. However, this heart is getting cooler and cooler. Ariko uyu mutima ukarushaho kugenda ukonje cyane. And eventually they lost all of this heart. Amaherezo umutima wose ukaza kubashirana. When we read Genesis chapter 2, iyo dusomye mu Itangiriro ibice 2, now we can see that Adam and Eve, they were very much happy with God. dushobora kubona ko Adamu na Eva bari bishimiye Imana cyane. Whatever they did, they pleased God. Icyo bakoraga cyose cyashimishaga Imana. And whatever God did also, it pleased them. N'icyo Imana yakoraga cyose cyarabashimishaga. They had no problem with God at all. Nta kibazo bagiranaga n'Imana habe na The busa. Garden of Eden, mu busitani bwa Edeni, they really enjoyed their lives with God. bajyaga binezeza mu buzima bwabo hamwe n'Imana. Even though they were naked, nubwo bari bambaye ubusa, they had no problem with God at all. nta kibazo bari bafitanye n'Imana habe na gito. Which means between God and them, there was nothing hidden. Bivuze ko hagati y'Imana nabo ntacyo bari bahishwe. There was no separation between God and Adam and Eve. Nta gutandukana kwari hagati y'Imana na Adamu na Eva. They had the one heart, they had one understanding and one faith. Bari bafite umutima umwe, imyumvire imwe no kwizera kumwe. So Adam and Eve, they did not need to hide themselves. Adamu na Eva ntibari bakeneye kwirirwa bihishira. However, when we go to the Genesis chapter 3, ariko iyo tugeze mu Itangiriro ibice 3, now you see that in Genesis chapter 3, after Adam and Eve, they took the fruit of knowledge of good and evil. mu Itangiriro ibice 3 Adamu na Eva
Eva amaze kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, as they were listening to the voice of Satan, mu gihe bumvaga ijwi rya Satani, now they began to be distant from God. batangiye kujya bitarura Imana, They began to run away from God. batangiye kujya bahunga Imana, They began to hide themselves from God. batangiye kujya bihisha Imana, And eventually, they were afraid to stand before God. amaherezo batinya guhagarara imbere y'Imana. Yeah, they came up with many excuses because we are naked. Bitwazaga urwitwazo rwinshi bati nuko twambaye ubusa, But actually, that is how they were created. kandi nyamara uko ari nako baremwe. God created Adam and Eve being naked, and there was no problem in Genesis chapter 2. N'ubundi Imana yaremye Adamu na Eva bambaye ubusa, kandi mu itangiriro ibice bibiri nta kibazo cyari kirimo. But after they listened to the voice of Satan, Ariko bamaze kumva ijwi rya Satani, now you see that Adam and Eve began to have the problem with God. ubona Adamu na Eva batangira kugirana ikibazo n'Imana. Their being naked became the big problem, to them. Kwambara ubusa byabahindukiye ikibazo gikomeye, And they were afraid to stand before God. nuko batinya guhagarara imbere y'Imana. What is the problem? Ese ikibazo ni iki? They listened to the voice of Satan. Bumviye ijwi rya Satani. Now, after they listened to the voice of Satan, Bamaze kumva ijwi rya Satani, now you see that they did not have any fear, or they did not have any problem with God. nta bwoba habe n'ikibazo bigeze bagirana n'Imana. But after they listened to the voice of Satan, Ariko bamaze kumva ijwi rya Satani, they are being naked also is the problem. kwambara ubusa byahindutse ikibazo, Even they are afraid to stand before God. banatinya guhagarara imbere y'Imana, They were trying to run away from God. bagerageza guhunga Imana. This freedom before God, this disappeared. Wa mudendezo bafite ku Mana wose urashira. Now you see that after the brothers and sisters listened to the gospel and received the salvation, Bibiri tumaze kumva ubutumwa bwiza bakakira agakiza, so many people they got this heart that I want to live for the gospel. abantu benshi bagira umutima wo kwifuza kubaho kubw'ubutumwa bwiza. I remember even in Korea, many brothers after they received the salvation, even after they tasted the joy of the preaching the gospel, they got this heart to join the theology school and live for the gospel. Ndibuka ko no muri Korea abantu bamaze kwakira agakiza bagiraga umutima wo kubaho kubw'ubutumwa bwiza, no kujya mu ishuri rya misiyoneri. It is really precious for us to live for the gospel. Bati ni by'agaciro ko tubaho kubw'ubutumwa bwiza. We used to live for our flesh. Twajyaga tubaho ku kamere yacu. I used to live for the making the money. Najyaga mbaho nkorera amafaranga. But in this world, nothing that could give me the joy and the peace in my heart. Ariko muri sinakigeze kimpa amahoro ndetse n'umunezero mu mutima wanjye. But now, after I realized the gospel, Ariko maze kumenya ubutumwa bwiza, this gospel is really precious for me. ubutumwa bwiza n'ubw'agaciro kuri jye. This gospel really gives me the great joy and happiness. Ubutumwa bwiza buma umunezero n'ibyishimo byinshi. I want to live for the gospel. Shaka kubaho kubw'ubutumwa bwiza. Many brothers, after receiving the salvation, they got the heart to join the theology school. Bene bamwe bamaze kwakira agakiza bagira umutima wo kujya mu ishuri rya misiyoneri. And they poured all of their heart to learn the Bible, to learn the word of God, even to learn the heart of God. Bakiga Bibiliya n'umutima wabo wose, bakiga ijambo ry'Imana n'umutima wabo wose. Even they pray sincerely, before God. Banasengana umurava imbere y'Imana. God, I need your grace. Bati Imana nkeneye ubuntu bwawe. God, I need your help. Imana nkeneye ubufasha bwawe. So we prayed for the money. Turasengera amafaranga. We prayed for the people whom we can preach the gospel to. Turasengera dukeneye kubwiriza. Even we pray for the wisdom of God. Turanasengera ubwenge bw'Imana. Even that we appreciate each and every issue because the gospel is precious and gospel is big in our heart. Turanashima kubera buri kimwe cyose kubera ko ubutumwa bwiza ari bunini mu mitima yacu. But very funny thing is, as time goes by, Ariko igitangaje nuko uko igihe kirushaho kugenda gishira, such thankfulness, ya mashimwe, such the precious heart, little by little disappears. wa mutima w'igiciro cyinshi ugenda uzimira buhoro buhoro. Especially as the brothers and sisters experience the works of God, by'umwihariko mu gihe ndetse bagenda babona imirimo y'Imana, and they learn something about the faith, something about the spiritual life, bakagira icyo biga ku bijyanye no kwizera n'ubuzima bw'umwuka. as they think that now I know something about church, I know something about gospel, I know something about the Bible, mu gihe batekereza ngo aricyo nzi ku butumwa bwiza, aricyo nzi ku itorero, aricyo nzi kuri Bibiliya, as they experience such things, little by little their hearts are becoming distant from the grace of God, from the heart of mu God. gihe bagenda babona ibintu nk'ibyo ngibyo imitima yabo irushaho kugenda yitarura umutima w'Imana n'ubuntu bw'Imana. I know the Bible.
ngo nzi bibiliya, I know how to preach the gospel. nzi kubwiriza ubutumwa bwiza, I know what pastor is preaching about. nzi ibyo pastor ari kwigishaho. Because of this heart, Kubera uwo mutima, now the brothers and sisters, their hearts are far from where they are supposed to be. bituma imitima bene data iba kure y'aho bari bakwiye kuba bari. And because of the thought that I know something, Kubera ibyo bitekerezo byo kwibwira ngo ari cyo nzi, they do not, have the enough time to read the Bible. ntibagira igihe gihagije cyo gusoma bibiliya, Even they do not have the, this attitude or this, the position to learn. ntibagira n'ubushake bwo kwiga, Why? Because they think that they know. kuko batekereza ko babizi, Why? Because they think that, they are familiar with this spiritual life or the gospel. kuko batekereza ko bamenyera iby'ubuzima bw'umwuka n'ubutumwa bwiza. Now, little by little, their hearts are being stolen by Satan. Imitima yabo igenda yibwa na Satani buhoro buhoro. God, who knows this very well, Kuko Imana ibyo ibizi neza, interferes with the brothers and sisters. usanga yikoma imbere bene data. I have seen there so many brothers and sisters who used to preach the gospel powerfully, and the people received the salvation through them. Nzi bene data baramenye kubwiriza ubutumwa bwiza cyane, abantu benshi bakakira agakiza binyuze muri bo. But nowadays, through them, nobody could receive salvation. Ariko muri iyi minsi ugasanga nta muntu ushobora kwakira agakiza binyuze muri bo. Nobody could realize the gospel through them. Nta muntu ushobora kumenya ubutumwa bwiza binyuze muri bo. Instead, they just come up with so many knowledge and the theory in the Bible. Ugasanga ahubwo bavuga ubumenyi gusa n'amateoriyo yo muri bibiliya. Even I myself, I joined the theology school. Nanjye ubwanjye nagiye mu ishuri rya teolojiya. I was together with 28 of my colleagues. Nari ndi kumwe n'abagenzi banjye twiganaga bagera kuri 28. In the beginning, all of us, we are really, committed to learn the word of God, to learn the heart of God. Bigitangira twese twari tumaramaje kwiga ijambo ry'Imana n'umutima w'Imana. We did not waste even 1 minute. Ntitwapfushaga ubusa habe n'umunota n'umwe. You see that whenever we have a spare time, buri uko twabonaga umwanya wo kwisanzura, we open the Bible and we read the Bible. twabumburaga bibiliya tukayisoma. And after the class, we gather together and we like revise what we learned. Nyuma yo kwiga tugahurira hamwe tugasubiramo ibyo twize. And whenever we get the chance, we go and preach the gospel. Buri uko tugeze amahirwe tukajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Even there were many of my colleagues who are more sincere than actually I myself. Hari bagenzi banjye bagiraga ishyaka ryinshi no kundusha. Really, they have the precious heart to preach the gospel. Bari bafite umutima w'igiciro cyane wo kubwiriza ubutumwa bwiza. They read the Bible. Basomaga bibiliya. And they open their mouth and preach the gospel. They witness really very well. Bakabumbura akanwa kabo bakabwiriza ubutumwa bwiza neza. But from the certain moment, ariko guhera mu gihe runaka, their hearts are getting distant from the church, from the word of God. imitima yabo igenda yitarura itorero ndetse n'ijambo ry'Imana. One day I found some brothers who said that I will quit the theology school. Umunsi umwe nasanze bene data bavuga bati ngiye nzava mu ishuri rya teolojiya. Some of them, for sure, they look more spiritual than I am actually. Bamwe muri bo bagaragaraga nk'ari abanyamwuka kundusha mu by'ukuri. I was asking myself, what made them decide that choice, that kind of decision? Naribazaga niki cyatumye bahitamo umwanzuro nk'uwo. I know that this brother, he has a very precious heart to live for the gospel, to preach the gospel. Ndabizi ko mwene data afite umutima w'igiciro cyinshi cyo kuba kubw'ubutumwa bwiza, abwiriza ubutumwa bwiza. Even you see that I myself, I was not able to even compare with him. Nanjye ubwanjye sinashoboraga kwigereranya nabo. But this brother, he left the church, quit the theology school. Uyu mwene data akava mu itorero akareka ishuri rya teolojiya. But the amazing thing is, after some time, gusa igitangaje nuko nyuma y'igihe runaka, this brother, he fell into a lot of temptations. uyu mwene data nk'uyu yajyaga agwa mu bishuko byinshi. Even he stopped coming to the church. agacika kuza ku itorero. Even he fell into a lot of worldly and fleshly desires. Ugasanga ashorewe n'ibyifuzo by'isi. I could learn many things as I was seeing such the case. Nashoboye kwiga ibintu byinshi ubwo nabonaga ibyo biba. Really, Satan is very conniving. Rwose Satani ni umushukanyi cyane. Satan is really smart. Satani ni umunyabwenge koko. Satan does not just come to us and say that you go against the church, you go break the law.
satani ntajya aza gusa ngo akubwire ngo urwanya itorero wice n'amategeko. That first of all, Satan planted this, the dormant, the heart in the heart of the Christians. satani arabanza akabiba uyu mutima wo gusinzira mu bakristo. Satan makes us dormant. satani atuma dusinzira, And Satan makes us idle before God. agatuma tubabanebwa imbere y'Imana, Putting the thought that now you have achieved something, now you know something. akagushyiramo igitekerezo cy'uko hari icyo wagezeho, ko ubu ngubu hari icyo uzi. But once we accepted this voice that now I know something, I have experienced something, mu gihe twemera ijwi ngo ubu hari icyo nzi, hari icyo namenye, but from that moment, we are being dragged, and we are being dragged by Satan. We are being we are being the slave of Satan. kuva ubwo tuba dushorerwa na satani turabashakarabe. So Satan continuously planted the thought that you know something, you have achieved something. satani akomeza kubiba iki gitekerezo muri wowe ngo hari icyo uzi, hari icyo wagezeho. So once we accept this voice, this thought that now I know something, I have experienced something, iyo twemera ijwi ngo ubu ngubu hari icyo nzi, hari icyo nagezeho, automatically we become dormant. ako kanya tuhita ducogora. This spiritual dormancy, it is really dangerous to the Christians. Kugusinzira mu buryo bw'umwuka ni ikintu gikaze cyane ku bakristo. In the beginning, the people who enjoyed the word of God, bigitangira abantu bajyaga bishimira ijambo ry'Imana, people who appreciated the church, people who appreciated the servant of God, abajyaga bashimira itorero bagashimira umugaragu w'Imana, after they hear the voice of Satan, bamaze kumva ijwi rya satani, they become spiritually dormant. bahindutse abantu basinzire mu buryo bw'umwuka. And then you see that they are becoming like the bread of Satan. bagahinduka umutsima wa satani. Even Peter, if you think about Peter, na petero uramutse umutekerejeho, even Peter, after he experienced the works of God, amaze kubona imirimo y'Imana ikomeye, after he gave the right answer to Jesus, amaze gusubiza Yesu igisubizo cy'ukuri, for Son of God, uri umwana w'Imana, you see that he gave the clear answer to Jesus, yahaye Yesu igisubizo cy'ukuri, and Jesus is happy with his answer. Yesu yishimira igisubizo cye. The Peter, ati petero, God is the one who let you know this. Imana niyo ikumenyesheje ibi. However, Peter, his heart was exalted. ariko umutima wa petero wishyize hejuru. You know what? That I'm the only one disciples that who gave the clear answer to Jesus. ati nijye mwigishwa wahaye Yesu igisubizo cy'ukuri. Others, they could not give the clear answer. abandi ntibatanze igisubizo cy'ukuri, But for me, I gave the exact answer to Jesus Christ. ariko njye nahaye Yesu igisubizo cy'ukuri. Jesus, you are the Son of God. Yesu uri umwana w'Imana. And Jesus was happy with this. nuko Yesu ibyo arabyishimira. But after that, nyuma yaho, when Jesus, that he said about his death and his resurrection, Yesu amaze kuvuga iby'urupfu rwe ndetse n'izuka rye, now the Peter, he began to judge, the word of Jesus by himself. petero atangiye gucira imanza ijambo rya Yesu wenyine ku bwe. And the Bible says even the Peter rebuked Jesus. bivuga ko petero yanacyashye Yesu, This will never happen. ati ibi ntibizigera bikubaho. At that time, do you know what Jesus spoke to the Peter? muri ako kanya muzi icyo Yesu yabwiye petero? Get behind me, Satan. ati vi inyuma yanjye satani. It means that in that short time, Satan came and deceived Peter. bisore ko muri ako kanya gato satani yaje agashuka petero, But Peter never knew this. ariko petero ibyo ntigeze Peter, bimenya. he thought that it is okay for me to have this kind of heart. I need to protect Jesus. I have to work for Jesus. petero aribwira ati ntacyo bitwaye kugira umutima nk'uyu nyine ukorera Yesu nkamurinda. Many people think that I have to work for God. abantu benshi bagiye batekereza bati nkwiye gukorera Imana, I have to work for the gospel. nkwiye gukorera ubutumwa bwiza, I have to do many good things for God. ngomba gukorera Imana ibyiza byinshi. And people say that, this is good. abantu bakavuga ngo ibyo ni byiza, You should know this. ariko ukwiye kumenya iki For kintu. human being to do anything for God, that is abominable. umuntu kuba ari icyo yakorera Imana, icyo ni ikizira. When we read Genesis chapter 40, iyo dusomye itangiriro igice cya 40, we can see the chief baker and chief butler. tubona umutware w'abavuzi b'imitsima n'uw'abahereza Both vino. of them, they had a dream. bombi bagize inzozi, And the chief butler, that he had a dream that he squeezed the wine and he gave this wine to the Pharaoh. umutware w'abahereza vino mu nzozi yabonye umuzabibu, nuko arawukamura avanamo vino ayishyira Farawo. Now we can see that he did not add anything. ntacyo yigeze yongeraho, He only gave the wine which stands for the blood of Jesus Christ. yatanze vino gusa ishushanya amaraso ya Yesu. What about chief baker?
nawe se umutware w'abavuga imitsima In his dream, he saw the 3 white baskets. mu nzozi ze yabonye ibyibo 3 by'imitsima yera, But uppermost, he put all kinds of baked goods. ariko hejuru y'ikibo cyari hejuru y'indi byose agerekaho imitsima yokeje y'uburyo bwose. Now we can see that he added what is good in his eyes. Tubona ko yongeyeho ibyo yabonaga ari byiza mu maso ye. And what was his end? Iherezo rye ryabaye rihe? He was destroyed. Yararimbuwe. Why? Kuki? Because God never received anything from human being. Ko nta kintu cy'umuntu Imana ijya yakira. We human beings, we are the ones who need the grace of God only. Twe abana b'abantu turi abantu bakeneye ubuntu bw'Imana gusa. But people who think that I'm good, I'm okay, I'm well, ariko bibwira bati ngende mwiza meze neza, now you see that they become spiritually dormant. basinzira mu buryo bw'umwuka, They lose the spiritual sense. bagatakaza sanse z'umwuka, And as a result of it, they add their own works, their own deeds. bigatera ingaruka zo kongeraho imirimo yabo n'ibikorwa byabo. Why? Because they exalt themselves. Kubera ko bishyize hejuru. Who can receive the grace of God? Ni muntu ki ushobora kwakira ubuntu Who bw'Imana? only rely on the works of Jesus? Ni wiringiye imirimo ya Yesu gusa. One who realized that mine is abominable to God. Watahuye ngo ibyanjye ntibizira ku Mana. Anything from me, it is hated by God. Ikinurutseho cyose cyangwa n'Imana. But those who are spiritually dormant, Ariko basinzire mu buryo bw'umwuka, those who are spiritually senseless, abatagira sanse z'umwuka, because they think that they are okay, they are good, ko batekereza ko bameze neza ari abantu beza, that is why they add their own things on the works of Jesus Christ. nicyo gituma bongera ibintu byabo bwite ku mirimo ya Yesu Kristo. And then these people, 100%, they are rejected by God like Cain. Abantu nk'aba ngaba bangwa n'Imana 100% nk'uko byagendekeye Kayini. Now Satan tried to make the Christians dormant, Satani agerageza gutuma abakristo bahenebera, putting this thought continuously in the heart of the Christians that, oh, you have done well, you have achieved something good. agahora ashyira ibitekerezo nk'ibi mu bantu bati wakoze neza dore wageze ku kintu gikomeye. I remember that some years back I was in Kenya. Ndibuka ko mu bihe byashize nari muri Kenya, One day I was told to visit the Maasai village. umunsi umwe bambwira kujya gusura ahantu abamasayi babaga, You go and preach the gospel to so many Maasai people. tujye kubwiriza ubutumwa bwiza abamasayi benshi. And I got the great expectation. Nari niteze ibintu bikomeye. In the beginning, because I knew no one there, I knew nothing there about the Maasai. Bigitangira ko nta muntu nari nzi aho muri Masayi. In the bus, wherever I was, I prayed to God. Byaba muri bisi n'ahandi hose nabaga ari nasengaga Imana. God, I need your help. Imana nkeneye ubufasha God, bwawe. you please give me the wisdom, you give me the boldness to preach the gospel. Ndagusabye umubwenge n'ubushizi bw'amanga bwo kubwiriza ubutumwa bwiza. And each and every moment I could see the help of God. Buri gihe cyose nkabasha kubona ubufasha bw'Imana. And whatever I prayed, icyo nasengaga cyose, I prayed for even the matchbox. nasengeraga n'ikibiriti. I prayed for even the oil for the lamp. Nasengeraga na peteroli yo gushyira mu itara. Even I prayed for the food. Nasengeraga n'amafunguro. I prayed for the accommodation. Nasengeraga amacumbi. Whenever I prayed, buri uko nasengaga, God answered me. Imana yaransubizaga. God provided me with everything I prayed for. Imana yampaga ibyo nasengeye byose. So I got the great joy and the happiness. Nkagira umunezero mwinshi n'ibyishimo. And I stood in front of so many people and I preached the gospel. Nkahagarara imbere abantu benshi cyane nkababwiriza ubutumwa bwiza. So many Maasai people, they could listen to the gospel and they received the salvation. Abantu benshi b'Imasayi bashoboye kumva ubutumwa bwiza And bakira agakiza. then these Maasai people, they said, Pastor, why don't you live here and you become my pastor? Abamasayi baravuga ati se pasiteri wazimukiye aha ukaba pasiteri wacu. At the time I was not a pastor. Icyo gihe sinari ndi umupasiteri. However, they called me a pastor. Ariko banyitaga pasiteri. And they really appreciated me. Baranshimiye cyane. Because of the gospel. Kubera ubutumwa bwiza. So after some time I went back to the headquarters. Nyuma y'igihe runaka naje gusubira ku cyicaro gikuru. But because of this experience, ariko bitewe n'ibyo byambayeho, my heart was already lifted up. umutima wanjye wari umaze kwishyira hejuru. I put myself in the same position of the senior pastor. Nishyize mu mwanya wa pasiteri mukuru. Even I'm a pastor. Nanjye ndi pasiteri. What I have to do is to return to these Maasai people and preach the gospel and minister them. Icyo ngomba gukora ni ukuzasubira muri bariya Masayi nkabwiriza ubutumwa bwiza ngakorera umurimo w'Imana. My heart was already lifted up. Umutima wanjye wari umaze kwishyira hejuru. In the headquarters at the time there was a construction.
ku cyicaro gikuru hariho imirimo y'ubwubatsi. And then one day the senior pastor told me that you go and do the construction work. Umunsi umwe pastor mukuru arambwira ati tugomba kuza gukora imirimo yo kubaka. Actually, before I went to the Maasai, Mbere ko njya mu Bamasai I had enjoyed everything. nari narishimiye ibintu byose, Even the construction works, n'imirimo yo kubaka even cleaning, no gusukura. and whatever I was told to do, that I did it with the joy. Ibyo nabwirwaga gukora byose nabikoranaga umunezero. But after my heart was lifted up, ariko umutima wanjye umaze kwishyira hejuru, when senior pastor told me, and you go and do the construction works, ubwo pastor mukuru arambwira ngo ujya gukora imirimo yo kubaka, without me knowing, I began to have a lot of complaints in my heart. natangiye kwinuma mu mutima wanjye ntanabizi. The pastor does not know who I am. Ni pastor ntago azi undi we. You see, I'm supposed to go back to the Maasai and preach the gospel. Nari nkwiye gusubira mu Bamasai nkababwiriza ubutumwa bwiza. I began to have a lot of complaints in my heart. Natangiye kwinuma mu mutima wanjye. Why? Kuki? Reason is only one. Impamvu ni imwe gusa, Because I was deceived by Satan. nuko nari narashutswe na Satani. Actually, I didn't do anything by myself. Ubundi ntacyo nigeze nikorera, I received the grace of God. nakira ubuntu bw'Imana. However, Satan deceived me into thinking that you are the one who achieved these great works. Ariko Satani yaranshutse antera kwibwira ngo niwe wageze kuri iyi mirimo yose ihambaye. And because of that, Kubera ibyo, senior pastor began to interfere with me. pastor mukuru yatangiye kunkoma imbere. Actually, I was a captain, Icyo gihe nari umuyobozi, but I was like demoted. ariko naje gusubizwa You are hasi. no longer captain. Ati ntukiri umuyobozi, Your heart is so arrogant. umutima wishyize hejuru. Even I was like angry to the pastor. Nuko pastor ndanamurakarira. By the grace of God, Kubw'ubuntu bw'Imana, later I could realize that I was deceived by Satan. nyuma naje kumenya ko nari narashutswe na Satani. That is how even God, let me realize this presence of Satan. Uko niko Imana yashoboje kumenya ukuboko kwa Satani. Satan deceives me in this way. Ni uburyo bwose Satani anshuka atya. Satan made me spiritually dormant and spiritually senseless. Satani yanteje ubuhenebere bwo mu buryo bw'umwuka, And then I just believe in myself. nuko ndiyizera, And I exalt myself. nishyira hejuru, And then I fall into the fleshly lives. nuko nishora mu buzima bwa kamere. You know that the man named Samson in the Bible. Muzi umuntu witwa Samusoni muri Bibiliya? You see that Samson, he was given the great power. Samusoni yahawe imbaraga zikomeye cyane. And one day, that he stood against 1,000 Philistines. Umunsi umwe yarwanyije Abafilisiti 1,000. Can you imagine that just one person, prevailed against 1,000 Philistines? Tekereza kuba umuntu umwe yanesha Abafilisitiya 1,000. At that time, Samson he was not with the sword or the spear, the strong weapon. Icyo gihe Samusoni nta n'amacumu cyangwa se intwaro zikomeye yari afite. Just like that, the small young boy David, that killed the Goliath with these 5 smooth stones. Nkuko Dawidi waraga ngo gato yicishije Goliyati akabuye gatoya. The Samson he was using the jawbone of the donkey to kill the 1,000 Philistines. Samusoni we yakoresheje igufwa ry'umusaya w'indogobe aryicisha Abafilisiti 1,000. Amazing thing is, Gitangaje nuko right after he got this great victory, amaze kubona iyo ntsinzi ikomeye, now he realized that he is dying because of the thirsty. yaje kumenya ko agiye kwicwa n'inyota. Which means God clearly showed him that even though you achieved these great works of God, but without my help, you have no choice but to die of thirsty. Bisobanuye ko nubwo Imana yamwigishije ngo dore wisha abantu bose kubw'ubufasha bwanjye, ariko dore ugiye kwicwa n'inyota. However, Ariko he changed his heart after some time. nyuma y'igihe runaka ahinduye umutima we. He was enjoying with this woman named Delilah. Mu kwishimana n'uyu mugore witwaga Delila, And because of this temptation, bitewe n'icyo gishuko, because of this spiritual dormancy, bitewe n'ubwo buhenebere bw'umwuka, because of spiritual senselessness, bitewe gutakaza sansi z'umwuka, now you see that both eyes were plucked out. amaso ye yombi yaranogowe, All hairs, which is the source of his power, were all cut and shaved. umusatsi wose waturukagamo imbaraga ze wose urogoshwa. He became the powerless Christian. Yahindutse umukristo Why? w'umunyantege. Because he became the spiritually dormant.
kubera iki? Kubera ko yagize ubuhenebere He mu became mwuka, the spiritually senseless, yahindutse umuntu wataye esansi z'umwuka, and he trusted himself. nuko ariyizera. Those who are spiritually, those who have the spiritual sense, Abafite esansi z'umwuka they know that I am nothing but a dust. bamenya ko ntacyo bari cyo usibye kuba umukungugu. I am nothing but I'm nothing but this unprofitable servant. Ntacyo ndi cyo uretse kuba umugaragu w'imburamumaro. Even though I experience the works of God, Nubwo nabonye imirimo y'Imana, even though I receive the grace today, nubwo uyu munsi nakiriye ubuntu, but right now, tomorrow, I need His grace again. ariko n'ejo nkeneye ubundi buntu bw'Imana. Those who are spiritually, those who have the spiritual sense, Abafite esansi z'umwuka, those whose spiritual sense are very keen, abafite esansi z'umwuka zityaye, they never forget their true image. ntibigera bibagirwa ishusho yabo, And they never become spiritually dormant. ntibigera basinzira mu buryo bw'umwuka. They always put themselves in the position whereby they need the grace and mercy from God. Bahora bishyira mu mwanya aho bakeneye ubuntu ndetse n'impuhwe z'Imana. You see that Daniel, after he became like the second highest in the country, even though he was the captive, Daniel amaze guhinduka umuntu wa kabiri mu gihugu nubwo yari imbohe, he never missed the time of prayer. ntiyigeraga asiba gusenga. I'm not saying that you have to pray like by yourself. Sindi kubwira ko ugomba gusenga wowe ubwawe, Of course the prayer is important, ni kuko amasengesho nayo ingenzi. but why do you pray? Ariko se kubera icyo usenga? It is because you need His help. You need the grace and mercy of God. These people, they pray from the heart. Ni ukura ko ukeneye ubuntu bw'Imana, abantu bajyaga basenga bibavuye ku mutima. So once you realize that you need the grace of God, Mu gihe umenye ko ukeneye ubuntu bw'Imana, now these people, they pray from the heart, even if they are in the high position, even if they received a lot of grace and mercy. abantu basengaga bibavuye ku mutima, nubwo baga bari umwanya ukomeye cyane, nubwo baga bakiriye impuhwe nyinshi. God, I need your grace and mercy. Bati Mana nkeneye ubuntu bwawe n'impuhwe zawe. God, I need your help each and every moment. Mana nkeneye ubufasha bwawe igihe cyose. Though I experience the works of God, Nubwo nabonye imirimo y'Imana ikomeye, though I received a lot of blessings, nubwo nakira imigisha myinshi, though we experience the help of God, nubwo twabonye ubufasha bw'Imana bukomeye, but today I need your grace. ariko uyu munsi nkeneye ubuntu bwawe. Today I need your love. Uyu munsi nkeneye urukundo rwawe. Today I need your help. Uyu munsi nkeneye ubufasha bwawe. These people, they can never become spiritually dormant. Abantu nk'aba ntabwo bashobora kugira ubuhenebere bwo mu buryo bw'umwuka. Why? Kuki? Because they need the grace of God. Kubera ko baba bakeneye ubuntu bw'Imana. Today I read the Romans chapter 8. Uyu munsi nasomye mu Baroma igice cya 8. We human beings, Twebwe many ko times we become dormant. Igihe cyinshi tujya duhenebera, We listen to the voice of Satan. tukumva ijwi rya We Satani, are easily cheated by Satan. tugashukwa na Satani mu And buryo we easily bworoshye, become the bread of Satan. tugahinduka umutsima wa Satani mu buryo However, bworoshye. how can we protect ourselves from this attack of Satan? Ariko si nigute twakwirinda igishuko cya Satani? How can you sustain this your spiritual sense continually? Ni gute wakomeza kuramira sansi zawe z'umwuka? If you make up your mind that I will never forget the love of God and grace of God, Uramutse wiyemeje ngo sinzongera kwibagirwa urukundo rw'Imana n'impuhwe z'Imana, I will continuously keep my spiritual sense keen. nzakomeza gutyaza sansi zanjye z'umwuka. If you make up your mind, do you think you can stay in that spiritually keen sense? Ese uramutse wiyemeje utekereza ko wagumana izo sansi zawe zityaye? No, it's not so. Shwida siko We bimeze. have no choice but to be cheated by Satan because Nta mahitamo tugira usibye gushukwa na Satani, kubera ko Satan is more powerful than us. Satani arakomeye kuturusha. That is why, in order for us to stay with this spiritual sense, Niyo mpamvu kugira ngo tugumane izi sansi z'umwuka, we need the faith. dukenera kwizera. We need the faith to believe in God. Dukenera kwizera Imana. God loves me, Imana irankunda, and through His love, binyuze mu rukundo we are rwayo able to be more than conquerors. turushishwaho kunesha. We can read the Romans chapter 8, verse 37. Dusome mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 37. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. No one and nothing shall be able to separate us from God. Nta muntu, nta n'ikintu cyabasha kudutandukanya n'Imana. We have no choice but to become spiritually dormant. Nta mahitamo tugira usibye guhenebera mu mwuka. Without the church, Hatabaye itorero, without the servant of God, nta mugaragu w'Imana, without the love of God,
hatabaye urukundo rw'Imana we have no choice but to become spiritually dormant. nta mahitamo tugira usibye guhenebera mu But buryo since bw'umwuka. God loves us unconditionally, ariko bitewe n'uko Imana yadukunze nta kiduca, it is not that God loves us because we have the spiritual sense. ntabwo Imana yadukunze kuko dufite sansi z'umwuka. It is not that, that God does not love us because we are spiritually dormant. nta nubwo Imana reka kudukunda kubera ko twasinziriye mu mwuka. Regardless of how we are, utitaye ku kuntu tumeze, God loves you and me because He is our creator. Imana igukunda wowe ndetse nanjye kubera ko ari umuremyi wacu. Even though we are nothing but a dust, nubwo ntacyo turi cyo usibye kuba even umukungugu, though we have no condition to be loved by God, nubwo tutujuje ibisabwa ngo dukundwe n'Imana, however, God loves you and me because He is our creator. ariko Imana iragukunze wowe ndetse nanjye kubera ko ari umuremyi wacu. Once you have this faith, mu gihe ugize uko kwizera, now because of that faith, bitewe n'uko kwizera, you will be able to get the protection of God. uzabasha kurindwa n'Imana, You will be able to get the great power from God. uzabasha kubona imbaraga zikomeye As ziva ku this Mana. scripture says that no one and nothing shall be able to separate you from your God. mu cyanditswe cyabivuze, nta muntu ndetse nta n'ikintu kizabasha kugutandukanya n'Imana yawe. Hallelujah. Haleluya. This is the only way that we are able to be protected by God. ubwo nibwo buryo urukumbi dushobora kurindwa n'Imana. Remember that you are a person who has no choice but to become spiritually dormant. uzirikane ko nta mahitamo ufite usibye guhinduka umuntu wahenebereye mu buryo bw'umwuka. At the time, don't ever try to come out of that spiritual dormancy by yourself. muri ako kanya ntukagerageze kwivana aho ngaho ku bwawe. At the time, you remember, muri ako kanya ujye uzirikana God loves me even though I am spiritually dormant. uti Imana irankunda nubwo nasinzire mu buryo bw'umwuka. God is ready to save me from this spiritual dormancy. Imana yateguye kunkiza muri ubu buhenebere bw'umwuka. God will make me live diligently and live for the gospel. Imana izanshoboza kubana n'umurava mbaho kubw'ubutumwa bwiza. This is the faith. uku niko kwizera. God never asks us to be the best with our own power, with our own determination. ntabwo Imana ijya idusaba kuba aba mbere binyuze mu mbaraga zacu no kwiyemeza kwacu. We are dormant. turi abantu We basinzira, are lazy. turi abanebwe, We are negligent. But turi abantu basuzugura, ariko God, who loves us, He is responsible for me, Imana idukunda niyo yirengera ibyacu, and God will continuously let me live for the gospel. izakomeza kumbashisha kubaho kubw'ubutumwa bwiza. All brothers who use their power to live for the gospel, their determination to live for the gospel, all of them, they quit. Benedito bose bakoresha imbaraga zabo no kwemeza kwabo mu butumwa bwiza, bose babivamo. All of them, they gave up in the middle. bose iyo bigezemo hagati barabiheba. However, those who realize that I need His mercy, I need His grace, ariko bamenye ngo nkeneye ubuntu bwe, nkeneye imbabazi ze, these people, they are able to keep living for the gospel. abantu nk'aba bakomeza kubaho kubw'ubutumwa bwiza. Peter realized, Petero yaje kumenya my own determination, it is limited. ati kwemeza kwanjye kose gufite imbibi, My own power, it is limited. imbaraga zanjye zifite imbibi, But the love of Jesus toward me, ariko urukundo Yesu amfitiye, you know that I love you. urabizi ko ngukunda. Jesus knows me. Yesu aranzi, Since Jesus knows me, bitewe n'uko Yesu anzi, He is responsible for me. azirengera ibyanjye. When Peter lived with this heart, ubwo Petero abanaga n'umutima nk'uwo, as all of us, we know that in the book of Acts, he could experience the works of God. nk'uko twese tubizi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ashoboye kubona imirimo y'Imana, He never exalted himself. ariko ntiyigeze yishyira hejuru. It is done by Jesus, not me. byakozwe na Yesu usibye, He only exalted Jesus Christ. yashyize hejuru Yesu Kristo gusa. I really hope that, brothers and sisters, you remember your true position, Benedito nirigiye ko mwakwibuka neza pozisiyo yanyu, as well as the love of God, unconditional love of God toward you. ni urukundo rw'Imana rutagira ikigombero. Amen. Let's pray. Dusenge. Heavenly Father, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimye, You have given us this precious moment, waduhaye umwanya w'igiciro cyinshi, and you allowed us to share this word of God. wadukundiye gusangirira ijambo ry'Imana. Father, we are the people who have no choice but to become spiritually dormant. Nyagasani, nta mahitamo tugira usibye guhenebera mu mwuka. No matter how hard we try to come out of this spiritual dormancy, we can never do it, uko twagerageza kwivana muri ubwo buhenebere kose ntabwo twabibasha, because Satan is smarter than us. kuko Satani aturusha ubwenge. Satan is more powerful than us. Satani arakomeye kuturusha, But Father, through your love,
ariko data binyuze mu rukundo And through rwawe, your church, binyuze mu itorero ryawe, through your servant, binyuze mu mugaragu wawe, we are able to learn continuously our true figure tubasha gukomeza kwiga ishusho yacu nyayo and your unconditional love. n'urukundo rwawe rutagira ikigombero. Allow our brothers and sisters to have this faith and remember this, the unconditional love of God. kundira bene data bagire uko kwizera kandi banazirikana urukundo rw'Imana rutagira ikigombero. Father, we thank you. Data turagushimiye. I pray everything in the name of Jesus. nsenze byose ndize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. Murakoze cyane.